kujya mu ijuru gusa, aduhindura abami. Reka noneho mvuga ibi ngibi. King Charles w'Ubwongereza yabaye umwami ku bwa kavukire, ariko twebwe ntabwo twaba abami ku bwa kavukire, twabaye abami kubwo guhindurwa. Hallelujah. Amen. Haleluya. Amen. Twe turi abami kubwo guhindurwa. Yes. Yesu nahimbazwe. Amen. Pawulo aravuga ngo mu banyabyaha nari uw'imbere, icyatumye ntoranya mu benshi, yabonye ko nta mubere wo kwizerwa angabira uyu murimo. Igihe cyose umuntu wagabiwe umurimo iyo atari mu mwanya w'umurimo we, bidindiza ububyutse. Samashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Turi mu isi tutarabayo. Niyo mpamvu n'ibyayo bitadufiteho ububasha. Yes. Kuki tuyirimo tutarabayo, tuyibereyemo Imana n'abantu. Turi abami b'Imana yacu, turi abatambyi b'ubwoko bwacu. Nifuza ngo umwuka w'Imana adufashe tubyumve. Turi abami b'Imana yacu, turi abatambyi b'ubwoko bwacu. Bitabaye twataha nk'abandi bose. Aravuga ngo iyo yimenye kubita icyaha, aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryejejwe, abantu Imana yirongeye. Amina. Yesu nashimwe. Aya magambo ndashaka kugira ngo nyatondekanye. Twebweho turi ubwoko bwagize gute? Bwatoranijwe, duhinduka ishyanga ryogejwe mu maraso ya Yesu, tuba turejejwe, tuba abantu Imana yagize ite? Yirongeye. Haleluya. Babarerenze hano. Buri gihe tujya twandikirana ku magurupe yacu kuri WhatsApp, ukavuga ngo muhahe murongo. Amarongo n'impano biratandukanye. Amarongo n'ibintu watoraguye biratandukanye. Haleluya. Ikintu waronse nicyo watoraguye ntabwo bingana agaciro imbere yawe. Niyo wabiha agaciro kamwe uba wibeshye, kuko icyo watoraguye nyiracyo ashobora kuboneka akagikwambura. Ariko ikintu waronse ni ikintu wabiriye icyuya ku mugaragaro, ukacyishyurira igiciro cyawe ku buryo ugihabwa ugifiteho ubuzima gatozi. Yes. Iyo hagize ushaka kugikoraho, leta yose irahaguruka, polisi irahaguruka, inzego zose zirahaguruka, inkiko zirahari, ibihome birubakwa, byubakiwe umuntu wagerageza guhungabanya amarongo. Haleluya. Leta yose irahaguruka ikarenganura umuntu bakorera ku marongo ye. Niyo ujyanye kesi mu buyobozi bashakisha imanza zikica ngo barebe koko nyiracyo, amarongo ararengwa, arengerwa na leta. Nagira ngo ubyumve, Imana iravuga ngo tuba abantu Imana yagize ite? Yiro. Ntabwo yadutoraguye, yatubiriye icyuya ku musaraba, yatumeneye amaraso ku musaraba. Ntabwo yaduhawe nk'impano, yaraturuhiye. Yes. Yaraturose. Yes. Nta maronko y'Uwiteka Imana. Niyo mpamvu nta dayimoni, nta satani, nta murozi, nta mwicanyi wagira icyo nta maronko y'Uwiteka. Haleluya. Nta muntu wagutera ubwoba, wowe uri amaronko y'Uwiteka. Yes. We are not cheap. Ntabwo turi abantu bavuga ngo Mana nubishaka ubigenza utya. Reka da, turi abantu Imana yirongeye, turi amaronko y'Uwiteka.
ridashingiye ku mbaraga dufite, ahubwo ishingiye ku mbaraga zayo zikorera muri twebwe. Yatugize amaronko yayo. Hallelujah. Ariko amaronko y'Uwiteka mu isi atari mu mwanya wayo, yinjiza ububyutse. Mana yacu nihimbaza. Amen. Yatugize amaronko ye, bije y'ubuzima bwawe ntabwo iri muri sisiteme y'isi, iri mu mbaraga z'Imana. Turi amaronko y'Uwiteka. Amen. Niyo mpamvu niyo Satani yagutega imitego, Yesu arakuburana. Arakuburana, aramburana. Pawulo aravuga ngo dukubitwa hasi buri munsi ariko ntitugwa. Dusa n'abenda gupfa ariko turiho, turagwa tukaguhana ubuzima tukabyukana nabwo. Hallelujah. Turi amaronko y'Uwiteka Imana. Ndagira ngo tuve mu kirere cya rusange tujye mu kirere cy'amaronko y'Uwiteka. Hallelujah. Tuba abantu batandukanye n'abandi kandi tubarimo. Ikintu kidindiza ububyutse cya mbere nuko ushinzwe kuzana ububyutse mu isi aba atari mu mwanya. Ikintu kiri butuma ububyutse bwihutishwa bukaboneka nuko amaronko y'Uwiteka abantu Imana yirongeye bari bujye mu mwanya wabo. Yesu nahimbaza. Bwana asifiwe. Turi abana. Somera Yohana 14:30 twumve. Hari ikintu ushaka kuzana. Agakiza twakiriye ntabwo kagarukiye ku kubabarirwa ibyaha, kaduha n'inshingano. Hallelujah. Amen. Amen. Reka nongere nkubwire iri jambo numvanye nuza Rick wari narivugaho igihe kimwe, ndarifata ndarigenzura ndavuga wonderful. Ntabwo Imana yishimiye ibyo uyikorera, kuko nta n'ikintu wayikorera atariyo igikoreye muri wowe. Ahubwo yishimiye uwuhinduka kuba we kuri yo. Yishimiye cyane uwuhinduka kuba we imbere yayo. Icyo urimo yibera ntabwo ari icyo urimo yikorera. Ibyo tuyikorera turabikoreshwa n'umwuka wayo uri muri twe. Muri kavukire nta na kimwe kirimo cyanezeza Imana, ariko uko icyo turimo tuyihindukira hano ku isi nicyo kinezeza. Yohana 14:6